Ndagira ngo munyemerere twongere tugaruke kuri iri siganwa ry'amagare riri kuba ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika. Ni isiganwa riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa 21 Nzeri 2025, rikaba isiganwa ryitabiriwe n'ibihugu bitandukanye byinshi cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi ni muri ibyo bihugu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cy'abaturanyi, ntabwo kigeze cyitabira iryo siganwa. Ibyo rero byagombaga kujyana niko biyumvishaga nuko igihugu cy'Ububiligi cyakunze kubashyigikira muri byose, dore ko nk'ubwo iyo bangaga umwambasaderi nabo baramwangaga, cyangwa se icyo Kinshasa ikoze nabo bakagisubiramo. Ariko kandi kuri iyi nshuro siko byagenze, n'Ububiligi bwahisemo kohereza itsinda ry'abafana ndetse n'abakinnyi. Ku munsi w'ejo mwiriwe muyibona amadarapo y'Ububiligi yarazamuye mu mujyi wa Kigali hose ahabiraga ayo marushanwa, ndetse rero byanabaye akarusho ubwo umwe mu Babiligi yegukanaga kamwe mu duce twakinwe ku munsi w'ejo. Ibyo rero nubwo byari ibyishimo hano mu mujyi wa Kigali ku Babiligi bari bahaje, abahatuye ndetse n'abandi, ibyo rero byari nk'umunyu cyangwa se urusenda rusutswe mu gisebe, kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage baho, abadepite n'abayobozi batandukanye bo bari basakuje bavuga ko Ububiligi bubagambaniye, ngo ntabwo byari bikwiriye ko Ububiligi bukora igikorwa nk'icyo ngicyo. Nibyo bakoze, ngo ni nko kurira ku meza y'umwanzi. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo, ku munsi w'ejo mwarabikurikiye ibirori byose, reka turebere hamwe ikibi bivuze ndetse n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yariye karungu ikita Ububiligi abagambanyi. Ni ku munsi w'ejo tariki ya 21 Nzeri nibwo indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ububiligi yaririmbwaga hose hano mu mujyi wa Kigali, hari nyuma y'uko umwe mu baturage b'Ububiligi witabiriye isiganwa ry'amagare hano mu gihugu cy'u Rwanda yari yegukanye kamwe mu duce dutangiza iryo rushanwa. Amabendera y'Ububiligi yazamurwaga hose hano mu mujyi wa Kigali, ibyagaragazaga ko abaturage b'ibihugu byombi, kabari nubwo wenda hari ibibazo bya diplomasi, ariko kandi ko batabyitayeho, ubwo ko bashyize imbere ibijyanye n'ibyishimo, bishimira aya masiganwa ari kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakoresheje iminota 49 n'amasegonda 37 yegukana agace gato cyane kazi nko gusiganwa n'ibihe ku giti cya buri muntu, cyangwa se ku giti cye, bizwi nka individual time trial. Ni ku ruhande rumwe u Rwanda n'Ububiligi byari bimaze amezi 6 mu mubano wuzuye ubukonje n'amakimbirane, ni nyuma yo guhagarika ubutumwa bwa diplomasi no guhagarika inkunga. Ni ku rundi ruhande abakinnyi b'Ababiligi n'abafana bari mu mujyi wa Kigali kuva bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, bavuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda kandi bakakirwa mu cyubahiro cyose kidasanzwe. Ibyo rero byose gukomeza kubibona ku mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bikwirakwira, byabaye icyago gikomeye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahise ako kanya irya Karungu itangira kuvuga ko ayo mashusho yabaye nk'amavuta asutswe mu nkovu cyangwa se nk'icyuma gitewe mu gisebe. Ni ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo bahise bagaragaza uburakari bavuga ko Ububiligi bwabatereranye, ngo kandi barahisemo gukomeza kwifatanya muri ubu rugamba bavuga ko bahanganyemo n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga wahara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yanditse agira ati, iby'Ububiligi bwadukoreye ni nko kurira ku meza y'umwanzi. Umubano w'u Rwanda n'Ububiligi ndabanza nibutse ko wajemo igitotsi mu mwaka wa 2025 tariki ya 17 Werurwe, ubwo Kigali yahagarikaga ubutumwa bwa diplomasi bwose, ikanirukana abadiplomate bose b'Ababiligi bagahabwa amasaha 48. Ibi ariko nanone bikaba byari byakurikiwe n'ibyemezo by'Ububiligi, aho byari byagiye gutegeka ubumwe bw'Uburayi mu gushyiriraho ibihano igihugu cy'u Rwanda, ibigo bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abantu ku giti cyabo, bijyana n'uko M23 yashinjwaga gushyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Kigali yakomeje guhakana ibyo birego, ishimangira ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gishingiye ku bufatanye bwa FDLR n'iyo leta, umutwe w'abajenosideri wasizwe ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ububiligi nk'igihugu cyahoze ari inshuti n'igihugu cy'u Rwanda, aho kugira ngo baba bahuza cyangwa se bomve impande zombi bijyanye n'ibibazo byari hagati y'ibihugu byombi, bo bwahisemo guhita ako kanya bujya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyana n'inyungu za politiki. Kuva icyo gihe
ni byinshi byabaye tutagarukaho muri iyi nkuru yacu, ariko byaje kurangira noneho mu buryo bwa burundu u Rwanda n'Ububiligi umubano uhagaze burundu. Ni mu buryo bwihuse u Rwanda rwahagaritse imishinga yose y'iterambere yari isanzwe ihabwa inkunga n'Ububiligi arenga miliyoni 50 z'amayero buri mwaka. Ibintu byahise bica inzira y'umubano mu buryo bwose. Nyamara ni muri iyi minsi bike cyane ishize byatangiye kugaragara ko Ububiligi bwatangiye kwisubiraho, nk'ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost yahuye na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda i Doha muri Qatar. Si ibyo gusa, ubwo ni mu kiganiro aherutse kugirana na La Libre yavuze ko yiteguye rwose kwitabira inama y'abaminisitiri b'ibihugu bigize umuryango wa Francophonie izabera hano i Kigali mu Gushyingo. Ibi kandi byari bikurikiwe n'uko n'ubundi ubwo bahuriraga i Doha muri Qatar, Maxime Prévost yavuze ko bagiranye ibiganiro byiza na Nduhungirehe, ariko kandi agaragaza ko kuzahura umubano ko ari ibintu bikigoranye kandi bizafata igihe kirekire. Mu ntangiriro za Nzeri amakuru akavuga ko ibiganiro byahuje impande zombi ngo bitari bituje, ariko nanone ngo bitagamije kongera gukongeza umubano mubi nk'uko byari bisanzwe. Byongeye hagati mu kwezi kwa Nzeri Ububiligi bwahagaritse kumurika igitabo cya Profeseri Philippe Ruyingenzi, cyari igitabo kigamije kwibasira inzego z'ubuyobozi za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byari biteganyijwe ko kimurikirwa mu kigo IGMO Institute, nubwo byavuzwe nk'uburyo bwo guhungabanya uburenganzira bw'iyo kaminuza, ariko kandi Ububiligi bwafashe umwanzuro wo kubihagarika bagaragaza ko badashaka kongera kugaba ibitero ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwitegura isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare. Ibi nanone byongeye kugaragara kandi nk'ikimenyetso gifatika kigaragaza ko Ububiligi bushyize imbere umubano mwiza aho gukomeza kugendera mu murongo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byahoze. Shampiyona y'isi y'amagare y'umwaka wa 2025 ari nayo ya mbere yaribaye ku mugabane wa Afurika, yabaye ikibuga cyo kwerekana ko kuri ubu ngubu umubano hagati y'ibihugu byombi mwiza ari wo ushyizwe imbere kurusha ibitandukanye ibihugu Ububiligi bitandukanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se nk'uko icyo gihugu bakunze kugenda inyuma cyabyifuzaga, ngo bwohereje ikipe n'abafana benshi maze bakirwa neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva ku kibuga cy'indege bavuga neza ururimi rw'ikinyarwanda, bambaye imyambaro yamamaza sosiyete y'igihugu ishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu kirere ya Rwandair, baje bavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda bagaragaza ko rwose bakiriwe neza kandi ko biteguye kugirira ibihe byiza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Maze mu ibendera ry'u Rwanda n'iry'Ububiligi bari bafite mu ntoki bakagaragaza ko rwose amahoro bayashyize imbere. Ni kuri iki cyumweru Remiko Evenepoel yongeye kwandika amateka ubwo yegukanaga umudari wa zahabu, maze amagambo ye agira ati 1, 2, 3 harakabaho Ububiligi n'igihugu cy'u Rwanda, mwakoze cyane kudushyigikira. Ibi ngibi byahise bisakara ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi kabone nubwo byashimishaga abanyarwanda bari baryohewe riri siganwa ry'amagare, na cyane ko riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari ikibazo gikomeye, na cyane ko Ababiligi nabo bari mu byishimo bazamura amabendera y'igihugu cyabo. Kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayo mashusho yasakaye hose kuri interineti ndetse no ku mateleviziyo. Abadepite n'abaturage batangiye kwibasira Ububiligi bavuga ko bwabagambaniye ku gihugu cy'u Rwanda. Ububiligi bwisanze mu gihirahiro hagati y'ubudahemuka bwabwo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyahoze gikolonezwa, ndetse no gushaka gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'imbaraga z'ubukungu n'umutekano ku mugabane wa Afurika. Abasesenguzi baravuga ko Ububiligi busigaye bufite intege nke ku mugabane wa Afurika, ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje kugaragaza ko itakiri umwizerwa. Nk'ubwo ngubwo barajya mu Bushinwa bakabemerera ibi, bajya aha bakabemerera ibi, bajya muri Amerika bakabemerera biriya, ku buryo bigoranye cyane kuba wakwizera Tshisekedi. Ibi rero bishobora kuba bituma Buruseli ireba u Rwanda nk'umufatanyabikorwa wizewe, na cyane ko kubera ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kwihuta cyane ku kigero cy'8% no kuba rufite ubuhare mu kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye, bituma u Rwanda rugira ijambo ku bihugu byinshi bya Afurika, ku buryo kugirana ibibazo n'igihugu cy'u Rwanda ubuhombye byinshi.
ni mu gihe abanyarwanda n'ababiligi bishimiraga intsinzi mu mihanda itandukanye ya Kimihurura, Kicukiro ndetse n'ahandi. Kinshasa yo yari yarakajwe bikomeye cyane n'icyo gikorwa, ariko nanone irushanwa ryagaragaje ko umupira cyangwa se amagare ko bishobora gusenya inzitizi za diplomasi cyangwa se politiki. U Rwanda rwo rusigaye rutanga ubutumwa bweruye, aho bugira buti iterambere no gukorana n'isi ntabwo bigaragara kubera urwango rw'abanyepolitiki. Ibibazo bisigaye kuri ubu ngubu twakwibaza ni byinshi, ariko kandi kimwe kiragira kiti ese ibi bizaba wenda intangiriro nshya y'uko ibihugu byombi bishobora gutangira kuganira bijyanye wenda n'ibyo twabonye hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se wenda bizasigara ari impundu za siporo zitazongera gusubira vuba? Ubu ngubu twakwibaza ni byinshi, ariko kandi kimwe kiragira kiti ese ibi bizaba wenda intangiriro nshya y'uko ibihugu byombi bishobora gutangira kuganira bijyanye wenda n'ibyo twabonye hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se wenda bizasigara ari impundu za siporo zitazongera gusubira vuba? Ni byinshi twakomeza kugenda twibaza, gusa kino gikorwa cyo kongera kuzamura amabendera y'Ububiligi mu mujyi wa Kigali ni mu gihe aherutse kumanurwa ubwo umubano w'ibihugu byombi wasenyukaga. Byabaye igikorwa kidasanzwe gishimishije ku baturage b'ibihugu byombi, ni mu gihe abo hakurya bo bakubitaga agatoki ku kandi bavuga ko inshuti yabo magara y'Ububiligi yanatumye uwo mubano usenyuka mu buryo bwa burundu, ko yongeye kubagambanira.